Bakunzi b'umukino TV Rwanda meze mute abari majyaruguru sazuba ubanje bwaryo amagipfo amajyaruguru reka nizere ko majikonjirwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi isaha ku isaha twabise kwemera twavuga kamera biba ari ibintu byiza kandi biba ari ibintu by'ingenzi nkuko mubireba abantu bari kuri kamera zacu n'abantu bakeye kandi n'abantu bafite umutuzo n'umutekano tubaye kaze kuri kamera zacu bakoze cyane meze neza Pasiteri uraho neza ntabwo twari twasuhuzanyije nifuje kumenyana nawe neza nigize gusengera mu itorero ryawe umunsi umwe sanga uri gutanga icyigisho ariko icyo cyigisho sinemeranya nacyo bitewe n'uburyo nacyumvaga ku giti cyanjye icyo cyigisho cyavugaga yuko gusomana atari icyaha no gusambana atari icyaha nguko ibyo byose Yesu yabitubabariye sinzi najya ngusobanurire ako kantu ntabwo nize nkasobanukirwa neza nagira ngo kansobanuriremo kuko mfite ubundi buryo nabyumvishije ndagira ngo bisobanurire ngire ubundi buryo bwiza bisobanukirwamo urakoze cyane kuba waragize nawe matsiko twifuza no kuba wambaza kugira ngo bisobanurire ndabizi ko ibyo bibazo abantu benshi babigira iyo bumvisha inyigisho twigisha bakifuza kubisobanukirwa cyane kuko n'ubundi hari aho tuba twaranyuze mbere bakakwigisha bimwe hanyuma waza wakumva n'ibyo turi kwigisha ukumva wenda ntabwo bihuje nabwo ariko nicyo kwiga nyine icyo kwiga bisobanuye rero waraje usanga mvuga yuko Yesu yitangiye ibyaha by'abantu byose hanyuma harimo no gusomana harimo no gusambana by'ukuri Bibiliya niyo ituyobora neza ikatubwira buryo ki nyine Yesu aza ku isi yari azanywe no kwishyiraho ibyaha by'abantu ntabwo umuntu yari kubasha kwikiza bitewe n'uko nyine ameze umuntu yavutse ari umunyabyaha rero ntibishoboka ko wakwikuramo ikintu wavukanye hari igihe abanyarwanda bajya bavuga ngo wasiga ikikwirukankana ariko ntabwo wasiga ikikurimo kikwirukamo rero icyaha twarakivukanye kiturimo imbere niyo mpamvu rero n'Imana yararebye iravuga ati aba bantu bavukanye icyaha ntabwo bazabasha kukikiza kereka gusa ari ngewe ubagiriye impuhwe akaba ari njye ubakiza rero mu buryo bwo kugira ngo Imana idukize yo yabonye ko yadukirisha igitambo cy'umwana wayo w'ikinege niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho bivuze ngo uyo kubera urukundo rwinshi yirengagije ibyaha byacu ahubwo idutangira igitambo rero niyo mpamvu wumvishe ndi kubwiriza mvuga ngo Imana yatanze Yesu imushyiraho ibyaha byacu kugira ngo twebwe tubibabarirwe bityo rero niba warumvishe koko mvuga ngo kwiba si icyaha gusambana si icyaha gusomana si icyaha no kubera ko nzi ko Yesu yabyitangiye byose akabizira nta muntu n'umwe wakongera kwitwa umunyabyaha iyo amaze kwizera Yesu ibyaha biba bimuhanaguritse none se njyewe icyo tutemeranya ko hari urwandiko rusobanura yuko icyo cyaha cy'inkomoko iyo umuntu avutse akabatizwa abakuweho cya cyaha cy'inkomoko wowe icyo kintu ubyumva uti wabuze aho byanditse se ngo tubisome aho byandusha Bibiliya njye n'abanyamuryango ariko buri muntu wese agira uburyo yigisha Bibiliya icyaha cy'inkomoko ntabwo tugikurwaho no gucubira mu mazi ahubwo tugikurwaho no kwizera uwadupfiriye wango buriya Kristo igihe yishyiragaho ibyaha byacu nyine yarishyizeho icyo cyaha cy'inkomoko hanyuma icyaha cy'inkomoko ni nacyo muzi w'ibyaha dukora uyu munsi hanyuma rero niba Yesu yaraje kwishyiraho icyaha cy'inkomoko yari yishyizeho na bya bindi bigikomokaho niyo mpamvu Yesu ntabwo yaje gukuraho ibingibi byo kwica kwiba gusambana gusa kuko n'ubundi ni nk'urugero nk'ubu ngubu hariya hari igiti cya avoka bakubwiye ati
ntidushaka kuzongera kubona voka ukundi. Ntabwo wajya guca ziriya mbuto ngo uzijugunye ngo uvuge ngo voka ntizizongera kuboneka, cyangwa uteme igiti ugitemeye hejuru. Ahubwo wowe ufata isuku ugacukura cyane ukakurayo ya mizi yose. Iyo ukuyeyo ya mizi za voka ntabwo zizongera kubaho, ariko utemeye hejuru za voka zabaho. Niyo mpamvu Yesu ajya kuza mu isi yaje atumwe gukuraho icyaha no kukirandura. N'ibyanditswe birabisobanura, ntanagusomera kugira ngo ufashwe. Byabyinsomeye icyanditswe kuko niho byabisobanutse neza. Icyanditswe kiri mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 3. Yego. Anisome. Igice cya 2 umurongo wa 3 haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Urumva hano ko yamaze kutweza adukuraho ibyaha byacu. Bivuge rero ngo ukeneye kwizera ko ibyaha byagukuweho, ni ukubyemera ko we yabigukuyeho, kandi mu by'ukuri urabizi ko yaje koko ntunabihakana ko yaje kubyishyiraho, ko yanabizize ku musaraba. Niba ubyizera ko yabizize ku musaraba, nyine ni ibyaha byawe yaziraga. Rero ukwizera kukubwira yuko ibyo ubona ntago ari byo by'ukuri, cyangwa kwizera ngo niko kutubwira ko ibyo tutabonesha amaso bihari cyangwa ari by'ukuri, hanyuma ibyo ushobora kubona bikaba atari by'ukuri. Bivuge ngo ukeneye kwizera ko Yesu yagupfiriye ku musaraba, akagukuraho ibyaha byawe, akabyeza, akagutunganya, ukaba uri uwera, utitaye ukuri kwibona ubikora. None se wenda njye nuko ntigize menyera gusoma Bibiliya cyane, fata umwanya wo kugira ngo ninjiye muri Bibiliya. Aka kanya wowe unyeretse wenda umurongo wemeza ukuri kwawe, ariko iyi saha undi mashaka kudusobanurira umurongo uhakana uwo nguwo usomye, turagendana neza. Ariko ngewe buriya icyo ntemera, mpagaze ku maguru abiri, ntabwo nemera yuko ibyaha byacu twayibabariwe. Twayibabariwe gute? Ibyo ngibyo nibyo nari ndimo ndakubwira. Ukeneye kubyemera. Nkeneye kubyemera. Kwemera cyangwa kwizera. Kwizera. Kwizera no kwemera ni ibintu bimwe. Kwizera ni ukwemera udashidikanya ko ibintu Imana yabikoze. Hanyuma rero niba wowe warabonye cyangwa warumvishe ko Yesu yitanze ku musaraba, ese niba wumva Yesu yaritanze, yari yitangiye ibyaha byawe, ni ibyawe cyangwa ni ibye bwite? Ndabyumva neza ko Yesu yitangiye ibyaha byacu. Ariko ibyaha byacu twakoze, nemera ko icyaha cya Adamu na Eva, wenda ngiye kwinjira muri bintu byari ariko simbizi, ariko ibyo byaha byacu ni ibyaha byakozwe na Adamu na Eva. Ibi byaha byacu nibyo yitangiye, ariko cyaha cya Adamu na Eva, ibyo byo ndabyemera. Ariko nivuze n'ubwo aritangiye icyo gihe ibyaha byacu, ntibivuze yuko n'ubu ngubu akitangira ibyaha byacu na n'isaha. Kuvuza ukuri ntabwo akitangira ibyaha byacu. Ibyanditswe bivuga neza yuko Yesu yitangiye ibyaha byacu rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Cyanditswe kirahari, igusomere kuko ngo ni igikorwa yakoze ishuri imwe, kikaba gifite garanti yuko kizamara iteka ryose kigifite umumaro wacyo wo gukuraho abantu ibyaha, ubwo abantu bose bazabaho mu buzima bwabo bwose babizi ko nta cyaha Imana ibabaraho. Reka ngusomere icyanditswe. Kinsomere. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 10. Urahita umenya neza yuko nyine igikorwa cya Yesu, ntabwo Yesu akomeza kwitambira ibyaha uko ukoze. Niba utukanye aritambye, niba wishe umuntu aritambye, niba urakaye aritambye. Oya, we yararebye afata ibyaha byawe uzakora, ibyo wakoze n'ibyo uzakora n'ibyo uri gukora, abyishyiriraho umunsi umwe, abizirira umunsi umwe, aravuga ati n'ibyiteka ryose azaba ari uwera uwo muntu nabyizera. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 10 aravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka.
uko gushaka kw'Imana ni ubushake Imana niyo yabishatse nyine nibyo byatumye twezwa cyangwa duhinduka abere. Iyo bavuze ko umuntu ari umwere ni ukuvuga ngo nta cyaha abarwaho, sibyo? Nicyo cyatumye twezwa ngo tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Ni ukuvuga ngo rero abantu Imana yabejeresheje umubiri wa Yesu ibikora umunsi umwe, biba ari igikorwa gihagije kizakomeza kuba gihagije kugeza iteka ryose. Rero umuntu wakiriye Yesu Kristo aba ari uwera mu maso y'Imana kugeza iteka ryose. Nubwo wowe waba wibonaho ibyaha, ibyo ntibivuze ko Imana itakoze umurimo wayo. Urafashijwe? Sinzi. Ntabwo nkijijwe cyane. Ndavuga ngo urafashijwe. Ntabwo nkijijwe cyane bikomeye. Ntabwo birenze. Kandi ariko nemera Imana data twese wo mu ijuru, kuko buriya nanone buriya tuvuze ngo nta ibyaha ngo twarayibabariwe, buriya buri muntu wese yajya yitwara uko yumva byifuza. Kuko sinzi buriya igihe Imana igikorera no mu bantu niko tubivuga, ariko bibaho Imana igakorera mu muntu ugasanga wenda umuntu ageze nko ku iherezo rye ryo gupfa akabanza akatura, hakaba n'undi upfa ntiyature. Kuki izo mbaraga ziza zombi zitandukanye? Ngiye nkapfa ntatuye sinabitekereza, ariko undi agapfa yatuye. Twe tukabyita yuko ari umuntu abazabona ijuru kuko apfuye yatuye ibyaha bye. Ako kantu wakansobanura nk'ute? Kwandi ngiye nkemera gutyo. Icya mbere cyo uravuze ngo amenye ko yabaye kwitwara uko yishakiye. Mu by'ukuri umuntu yavutse ari umunyabyaha. Buri munsi duhora tugerageza kwirinda ibyaha ngo turebe ko twabishobora, ariko ugasanga wabivuyemo. Bivuge rero ntabwo wowe wakwishora mu byaha bitewe n'uko wumvishe ko wababariwe, ahubwo n'ubundi icyaha gikoranye nawe. Niyo mpamvu ugomba no kugikora, cyangwa niyo mpamvu tunabikora, si uko tuba twabishatse, kuko iyo dushatse kubireka bisanga twabikoze. Rero ntabwo n'ubu ubutumwa bwiza nibyo bizagusunikira kubikora, kuko n'ubundi usanzwe ubikora bitewe n'uko uremye nyine. N'Imana rega ntiyakurenganyiriza uko uremye kuko niyo yakuremye. None se ukeka ko wiremye ukishyiramo ibintu ukabyibumbamo? Niyo mpamvu nawe yafashe umwanya wo gukora umurimo wo kwezaho ibyaha, kuko ariyo n'ubundi yaturemye ibyaha. Rero wowe ntiwakorera umurimo wo kwihindura uko utiremye, n'ubundi ntiwiremye ntiwanakwihindura ubundi buryo. Ikindi rero icyo cyo kwatura uvuga ngo umuntu apfa yatuye, abantu bakavuga ngo agiye mu ijuru, yaba atatuye ngo ararimbutse. N'ibyo gusa ibyo wakwatura utatwatura, ijuru ntabwo riheshwa n'uko watuye cyangwa utatuye. Ntabwo urimbuka kubera ko utatuye, nta n'ubwo ijuru riheshwa n'uko watuye ibyaha. Ijuru turiheshwa n'uko Yesu yitaye ibyaha byacu, Imana ikatuhanaguraho ibyaha, ubwo ijuru riba ribaye ibyacu. Kuvuga ngo umuntu upfuye cyangwa urangije ubuzima bwe bwaha ku isi yizeye ko Yesu yamubabariye ibyaha, yamwitangiye ku musaraba, uwo nguwo ntabwo kwatura rwose ari ibintu wavuga ngo ni ibintu. Niyo mpamvu no ku isi umuntu wamaze kwizera Kristo ntabwo kwatura ibyaha biba biri ngombwa, nako si nabyo ntibikwiriye no kubaho, kubera ko impamvu Yesu yamanitswe no kugira ngo tubabarire. Rero niyo mpamvu ushobora kwatura ibyaha usaba Imana imbabazi kandi yaramaze kukubabarira, kandi twabonye ko yakubabariye by'iteka byose. Wenda n'abaciye mu ijambo njye hari akantu wenda navuga ku ruhande rwanjye. Twatangiye wenda tuvuga ati hari ukuntu bigenda gutya na gutya. Ase pasita, buri muntu wese umwisilamu cyangwa umudive, tujye kuri ADP, tujye ku baporoso, dusubire inyuma na bandi basenga ku cyumweru b'abanyagatulika, abo bose ayo matorero yose nta n'itorero na rimwe usengeramo. Tugitangira ntabwo watubwiye ahantu usengera kugira ngo twumve imyizere yawe niba ihuye wenda n'umuntu urimo kureba iki kiganiro. Nitwa
Robert ndi evangeliste mu itorero ryitwa Zeal of the Gospel Church. Yego. Harya iryo torero rifite ishami ku banyamugisha. Iryo torero ni naryo ryitwa abanyamugisha. Ni ryo ryita abanyamugisha. Ni naryo n'ubundi rifite iyo myizerere. Izwi ku izina ry'abanyamugisha niko twizera. Twizera ko Yesu yatwitangiye kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu by'iteka ryose. Urakoze cyane. None se ko wenda nkubajije nti hagati y'Imana na Satani. Satani yarushije imbaraga Imana ku buryo yabaye mu isi kugira ngo ibyaha biveho, cyangwa n'ubundi nuko yamuretse kugira ngo twebwe Satani ajya tugerageza kugira ngo tuzabone amanota yo kujya mu ijuru. Ikintu uri kuvuga ntabwo bihuye kubera yuko Satani ntabwo ari we uteza abantu ibyaha. Umuntu ubwe ni umunyabyaha niko aremye. Basomera icyanditswe kivuga nabisomye kwanza ko umuntu avuka ari icyaha. Nyine ntabwo umuntu aterwa icyaha na Satani. Ariko n'ubundi fondasiyo byavuye kuri Satani. Ntabwo nyine byavuye kuri Satani mu buryo kiyashutse Eva kugira ngo arye ku rubuto. Yego. Ariko kandi ntabwo uyu munsi umuntu abarirwa kw'icyaha kubera ko ari Satani wakimukoresheje. Ahubwo uwo muntu nyine kuva yarya kuri urwo rubuto yabaye umunyabyaha. Ni umunyabyaha rero mu maraso. Niyo mpamvu n'ubushake bwe bwose bwisanga ari ugukora ibyaha gusa. Nta mpamvu nimwe wambwira ko Satani atabifite muri ibi byaha byose duhura nabyo. Byose ni rimwe. Oya. Ubwo umuntu yakiraga imitekerereze ya Satani akemera kurya ku rubuto nyamara Imana yari umubujije. Ariko kandi uyu munsi ibyaha ukora nyine ni byavuye kuri uwo muzi w'icyo cyaha. Ariko kuri Satani. Hanyuma rero ubu ngubu rero ni umuntu wabibazweho kubera ko niwe wari warahawe amabwiriza yuko azabaho, ariko Satani we ubundi ntabwo ari we shusho ya byose. None se pastor, inkomoko y'ibyo byaha byose. Pastor, wenda nuze kuvuga ngo twaguteraniyeho. N'ubundi wowe kuba uri pasiteri ni ngombwa ko abantu bose uyobora cyangwa uri umushumba kugira ngo n'ubundi byiyobora cyangwa abo uyobora ubasobanurire bumvikane. Iyo Satani ataza guteza kara kaduruva yagateje bikaba bimeze gutya, twari kubaho gutya. Iyo wenda ataza kwa guteza icyaha cyangwa ataza gushuka Adamu na Eva, nyine ntabwo twari kuba tumeze gutya. Ndabizi niko twari kuba tumeze neza, ko twari kuba tukiri mu bushake bw'Imana neza 100%. Yego, ariko nyuma y'uko turiye ku rubuto cyangwa Adamu na Eva bariye ku rubuto bigadutera ko natwe abakomotseho bitwa abanyabyaha. Uyu munsi nyine twitwa abanyabyaha. Niyo wawe ukivuka uri agahinja ubu uri umunyabyaha. Twitwa abanyabyaha. Ariko noneho muri ibyo byaha ahangaha ku isi nge ndumva ko turi mu kibuga turimo gushaka amanota azatujyana mu ijuru. Nge nubwo wadusomeye cyane twe kivuga ko twababariwe, ku ruhande rwanye ntabwo twabariwe. Ahubwo ahangaha turi mu kibuga turimo gukora, turimo gushaka amanota azatugeza ku mwami Yesu. Zarinda upfa rero ayo manota utayabonye kubera yuko ukoze nta na zero wabona imbere y'Imana, yo ngira ngo ntiwayibona. Ariko hari cyane twe kivuga ngo iyo ukoze ibyaha iyo ukoze neza tondera amategeko yose agasitara kuri rimwe ababyishe byose none ubwo uzakuraho inota na rimwe. Uwo murongo niwo udutsindisha pasi, uwo murongo niwo udutsindisha, ahubwo urawitsindishe ko niwo ubizanye. Yewe ku ruhande rwanjye ntabwo ibyo tubyemeranye habe na gato. Ntabwo wambwira ngo nababariwe nti ni uwo murongo iyi sora nsindisha ko nge ntazi Bibiliya. Ariko isanze Bibiliya pastor namutsinda. Oye twamutsinda. Najya mubwira undi murongo nawe umutsinda. Ariko isaha yangurishije. None wagenda usome Bibiliya. Uko murongo ntarimo genda ushaka uburyo wiga Bibiliya noneho uzatsinda. Ntabwo twababariwe. Buri muntu wese ari guharanira kuzajya mu bwami bw'ijuru ku giti cye. Turi guhirimbana kugeza uzagera mu bwami bw'ijuru. Adamu na Eva nibo babiteye. Iyo bitaza kubaho ntabwo buri muntu wese yakaba aharanira iki ubwo bwami bw'ijuru. Twese ko turi muri paradizo, ntacyo dufite, nta mubabaro, nta gahinda, nta kubaho nabi na gato. Noneho tekinike y'Imana iturekera Satani kugira ngo Satani tuzamushakaho manota atuma tujya mu ijuru. Kuki hari undi murongo uvuga ngo muzabaho mubabaye, umugabo azabyara
nako umugore azabyara ababaye umugabo nawe arye yishyuye kubera cyacyaha uwo murongo urahari sinzi muri urwo rwandiko ariko urwo rwandiko birahari ibyo wivunika kuki uwo murongo wanditsemo iryo jambo niba uvuga ko twababariwe kuki iryo jambo ryanditswe ngo umugore azabyara ababaye umugabo nawe yiyuhe inkomoko y'iryo jambo ni nyuma yo gukora icyaha nyine kwa Adamu na Eva nibwo Imana yatanze imivumo kuri abo bombi hanyuma rero uzi icyabayeho Imana kugira ngo ihime Satani kugira ngo Satani atazaguma no kuyikinisha wenda ngo avuge ngo Satani yatwaye abantu yaraboheje niyo mpamvu yatanze Yesu kugira ngo acungure ba bantu Satani yari yoretse no kuvuga ngo nyuma yuko Yesu yitanga nta muntu ukibarwaho uwo muvumo Imana nta muvumo ikubaraho nta kintu ushobora gukora kibi ngo Imana ikurakarire kuko ibyo yarakariye Yesu n'ibihano yaguhaye byari bihagije rero niyo mpamvu ukwiriye kwizera ukakira ko Yesu yakwitangiye ibyo byose kugira ngo bikurweho kwizera ni ukwakira ijambo ry'Imana nk'ukuri apana kwiyumva uko wiyumva kwiyakira uko wiyumva muri Imana ikubona kuri umukiranutsi nubwo waba wakoze ibyaha kubera iki ikurebera mu maraso ya Yesu yamenetse ikavuga ati riko Yesu yamennye amaraso kubera bano bantu rero niba Yesu yamennye amaraso kubera bano bantu kubera ibyaha byabo reka nanjye mbabareho gukiranuka yes ubu ushobora gukora ibyaha buri munsi wananiwe kwirinda icyaha hari igihe wisanga wagikoze mu by'ukuri kandi wenda utanabigambiriye wenda naguciye mu ijambo ikintu cyo ntagucamo mu ijambo ni kimwe wenda cyo nge nashobora guciramo mu ijambo kugira ngo nyisobanure wenda turi mu isi irimo ibintu byinshi ni ukuvuga ngo nawe ku giti cyawe uko wigisha uwo murongo wa Bibiliya niko nunda wigisha ku giti cye kuko nge nabo bwa mbere wenda numvisha ijambo yo kuvuga ngo Yesu utwara babariwe kugira ngo unyumvishe uburyo Yesu yatubariye byo byakuvuna ariko mu by'ukuri buri muntu wese asigaye yigisha ukwe n'undi akigisha ukwe n'undi akwigisha ukwe kandi agutsindisha umurongo wo muri Bibiliya ariko ngiye ku giti cyanjye ku marangamutima yanjye ko buri wese agiye uko abyumva ntago najya kubeshya wenda ubu turi muri kiganiro ngo njye kubeshya ngo ndahamanya nawe uko nababariwe oya ariko ntago ari ngombwa rega kugira ngo duhuze ibyo ngibyo ntago ari itegeko rwose ni ukuri pe gusa urabizi ko buri munsi umuntu yiga tubereho kugira ngo twige uyu munsi ushobora kuza hano ukanyigisha ibintu ntazi nkabyumva nkabyemera kimwe nuko wabinyigisha nkabyanga ariko ikindi gihe nkazabyumva ushobora kuba wenda utari bubyumva uyu munsi ariko hari igihe uzabyumva bitewe nanone n'igihe wenda ugeze mu rugero rero rwose pe njye nkwigisha ubutumwa bwiza bw'uko Imana ibonamo ibintu hanyuma wowe iyo ubyakiriye uba wisuka umwizera iyo utabyakiriye ntabwo uba urabyizera rero kuba tutemeranye uyu munsi rwose ntabwo ari ikibazo Pastor reka nkusaba akantu uri umugabo uri umupapa w'abana bangahe uri umupapa w'abana babiri Pastor ufashe umugore wawe arimo kuguca inyuma ku ruhande rwawe ufashe umugore arimo kuguca inyuma wamukorera iki wamubabarira waduha impamvu nk'ebyiri zatuma umubabarira se nuko nzi ko nanjye Yesu yambabariye nzi ko Imana yambabariye kandi mbabarira ntaretse ibyaha iyo yarebye ko nzaguma kubikora yimereza imbabazi by'iteka ryose iravuga ati yewe ibyaha byose uzakora narabikubabariye ibyo wakoze ibyo uri gukora n'ibyo uzakora byose ndabikubabariye none rero icyatuma ntanga imbabazi nanjye ku munyabyaha nuko nzi ko nanjye ari komeze nanjye byambaho ndacyakubaza niyo mpamvu namuha imbabazi ndacyakubaza ubu noneho ugiye kubikora n'ubundi nawe ukamuca inyuma nyine wabikora uvuga ati nanjye narababariwe
no nakubwiye ngo ntabwo umuntu akora ibyaha kubera ko azi ko yababariwe kuko na mbere yo kwakira ubwo butumwa cyangwa kubwumva abasanzwe abikora. Rero niyo mpamvu uko turemye bidutegeka kuba twakora ibyaha. Hari ibyo twirinda rwose, hakaba n'ibyo dukora twabishatse cyangwa n'ibyo dukora tutabishatse, ukagerageza bikagucika. Rero ibyo ucitswe cyangwa se ugakora ubigambiriye, n'ubusanzwe Imana yarakubabariye, ariko ntukwiriye kubijyamo ngo ubikore ari ukubera ko uzi ko umaze kumenya ko wababariwe. No, n'ubundi ubikora kubera ko ari kuremye. Urakoze cyane kuri iryo jambo usobanuye. Wowe Edi, umugabo wawe umufashe arimo kuguca inyuma, wakwitwara gute? Njyewe nshobora kumufata bikaba ngombwa yuko mubabarira bitewe n'umutima wanjye, ariko ntagendeye kuvuga ngo Yesu yaratubariye ngo nawe nimubabarire. Nkamubabarira nkavuga nti mugo wanjye icyaha ushobora kuba kigwemo mu buryo runaka cyangwa kigutunguye, ndakubabariye n'umutima wanjye, ariko ntagendeye kuri rya jambo ngo Yesu yaratubariye. Kubera ko utaryizera se, ntabwo ndyizera ku mutima wawe. Uyu munsi uri kugendera ku mutima wawe. Yesu azababarira, Yesu azababarira uzapfukama akamubwira ati Mana ndagusabye, naracumuye, nakoze ibyaha byinshi bitandukanye, mbabarira. Ariko ntabwo tuzabigande ngo twumve ngo ibyaha tugiye gukora ngo Yesu yaratubabariye, kuko dushaka ngo Yesu yaratubabariye. Ahubwo isi yabigiye kuba Sodomu na Gomora, kuko buri muntu wese yumva yuko azica abantu 100, Yesu yaratubabariye. Azara mugenzi we akamuroga, Yesu yarambabariye, akamwica n'ubundi sinshaka kubana nabo. Yesu yarambabariye. Ese kuba usanzwe ubikora n'ubusanzwe ibyo bintu ubwo buhamye wumva yuko yakubabariye, ibyo bintu ubwo buhamye tugendeye banze nyine nkubaze, sibyo? Reka twe kuvuga ngo vuga njyewe, urumva? Ese uramutse umenye ko umuntu ibyaha wamukoreye byose abikubabariye, urumva watangira gukora n'ibyo utigeze umukorera? Watangira gukora n'ibyo utigeze ukora, uvuga ngo umbabariye ibyaha byanjye nari naragukoreye, none ubwo ngubwo rero noneho reka nze nkwereke n'ibyo ntari narakoze, reka nze n'ubona. Yego niko wumva byagenda, ahubwo wahita ubwira gute wowe wumva wakwicuzaho iki? Aramutse babariye nasaba Imana imbabazi, nayo nkayikiranukaho, kuko ibi binakoze niyo nakoye icyaha aranguhoye n'Imana ikambohora. Uramutse usanze Imana yo yarakubabariye kera ikakubwira ngo njye narakubabariye, wagenda nakubabariye utaranabikora. Iyo ukavuga ati njyewe wikwirirwa wirushye, nakubabariye utaranabikora, wowe wabigenza gute? Ntabwo mbibuka abo ntabwo nemera ko Imana yakubabariye ikintu utayisabye imbabazi. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo imbabazi twaziboneye muri Yesu Kristo, abantu nibo dukeneye kwikiranura nabo tukabitwaraho neza, ariko Imana yo byararangiye, yaratubabariye kera. Pasiteri, ujye witwararika ubane n'abamahoro nk'uko babigusaba, ariko ku Mana ho byamaze kubabarira kera. Niyo nama nakugira nk'umuntu wanjye. Pasiteri aratugaritse. Pasiteri aratugaritse. Urakoze cyane. Ngahe nguko rero Pasiteri aratugaritse. Pasiteri ntabwo twemeje.